nangiye mbaramutsa mwese mufungiye kuri no videos nkugira ngo umeze ute aho ngaho iwanyu muraho cyane cyane abantu mwumva ukirimi cy'ikinyarwanda nyine nimwe tuba dukomeje kubana, waba uri mu Burundi, waba uri mu Rwanda, waba uri mu gihugu icyo ari cyo cyose ariko wumva ururimi rw'ikinyarwanda umeze ute, ndagushuhuje. Aka ni kakanya nyine tuba turi kuganira ku makuru. None uyu munsi nakuzaniye ku mukinnyikazi Aisha, umukobwa umaze gucya ugira muri Nyagiso, umukobwa amaze gucya ariko ibyo sibyo byatuzanye. Umukobwa inkindi Aisha yagize gutya yitungurira nyakubahwa Perezida Paul Kagame, ayamutungura pe. Nihagira umuntu kugira ngo umuntu yatunguwe na Aisha wumve ngo yamutunguye, ese yamutunguye mu bikiri, niyo mpamvu makubereye. Uyu mukobwa Aisha yagize gutya akora agakoryo, ariko nyine gakora kajyanye kuri Perezida Paul Kagame, akantu kavugishije abantu benshi, ndetse nawe nyakubahwa Perezida Paul Kagame ibaze ko bagakoze, ndetse nawe akagashyira ku rubuga rwe rwa Twitter. Urumva ko ari akantu k'ubwenge. Aje avuga ati abantu bose iyo bari bazi ubwenge nk'uno mukobwa. Ndetse si ibyo ngibyo, amaze gukora iyo video cyangwa se ako kantu yakoze, Aisha yagize gutya ahita agenda ajya no ku mbuga nkoranyambaga ziwe apostinga ari kwisabira nyakubahwa Perezida Paul Kagame ikintu kimwe, icya kabiri, icya gatatu byonyine se n'ibiki yamusabye, byose mbifite aha ngaha muri post. Nibyo tugiye kuganira, ariko mbere ko dutangira kuganira reka njye mbabwira ibintu byunguka nshuti zanjye. Hari business igiye gukorerwa kuri no YouTube channel, igiye gukorerwa online ku mafaranga 5,000, muzajya mubyirebera guhera tariki 20 munyihangane, guhera ku itariki 3 z'ukwezi kwa gatatu turatangira kwa uploadinga video kuri no YouTube channel zo kureba iyo business uburyo igiye gukora. Impamvu tubabwiye ko ni itariki 3 nuko dutegereje ko biba verified ku itariki 3 nkuko Google yabidusabye. Turimo turayisaba access kugira ngo twihuze yo nayo, ndetse ujye ukora video nako munyihangane ujye ukora akazi uhibereye wakoresheje mudasobwa telefone bitakugoye. Reka nkubwire mu ncama cy'ukuntu business igiye kuzajya gukora rero. Sasa iyo business ni business isa nkaho ari y'ubucuruzi. Uzajya ufata amafaranga runaka wowe ushaka ukayashora muri business, noneho ukajya ubona inyungu ya buri kwezi mu gihe kingana n'imyaka 4. Urugero, niba ushizemo 5, ukavuga ati 5 byanjye bizajya binyunjiza aya ngaya ku kwezi. Urabona hari business igeze kuza Abanyamerika, umuntu akazajya afata nk'amafaranga 250 cyangwa 300 akayashora, none ayo mafaranga bakagenda bakaguramo ikintu, urugero nk'inzu n'iki byose. None ayo mafaranga bayaguramo nk'inzu, bakajya bafata abantu bagiye batanga amafaranga yabo, ubwo basaga nkaho baguze imigabane. Buri kwezi amafaranga yinjiye bakayagabanaho, ukajya ubona amafaranga ahora aza buri kwezi, ijya gusa nkayo. Iyo business rero izaca ku macano menshi agiye atandukanye mu rwego rwo kuyamamaza, imbuga nkoranyambaga mu rwego zo kuyamamaza. Ariko cyane naha ngaha turi, niyo mpamvu mbwiye ngo kanda subscribe kugira ngo amakuru uzajye uyabonera ku gihe. Ushaka no kubona ibindi bisobanuro ukande like, na munyihangane na like urayikanda, ariko muri kuri no video niyo wayikunze sharing ku nshuti zawe. Ushaka ko uzakora izo business, ushaka amakuru ugiye muri comment uharebe nimero zanjye ndaba nazishizemo, ndetse unanyandikire gusubiza ngiye ngo ndagusubiza abantu muri comment ubundi tubiganireho. Reka turi backing mu kiganiro cy'ibyo Aisha yagize gutya agatunguza Perezida Paul Kagame. Uyu mukobwa Aisha abantu benshi bamuzi nk'ishinzi, bamuzi nk'umurikina video atukana akora ibiki n'ibiki byose, ariko yagize gutya atunguranya kwa Perezida Paul Kagame amutunguza iki rero. Sasa ni video yakomeje kugenda ikurura abantu, aho Aisha yagize gutya agakina n'imyisura y'umukuru w'igihugu, iyo video ndayibarira kuko ndayibabwiye mugenda mirebe kuko sinayibasha kuvuga ngo muyumve. Ariko Aisha kuko ngese nanayishyira no kuri YouTube kuko ryaba ari ikosa nkoze yo kuba mfashe video y'undi muntu cyangwa se yagiye ica ku macano agiye atandukanye, ugasanga nanjye nimo ndayishiraho byaba bigaragara nabi. Noneho uyu mukobwa reka twite tuza kuri ibintu bitatu yisabiye Perezida Paul Kagame. Ikintu cya mbere yamusabye umuhungu we, avuga ati nyakubahwa nanjye nshyingiranywe n'umuhungu wawe se
ntago byamira, ariko n'umukobwa bamufata nk'umusazi kuko barabizi ko hari igihe kigeze kugera yiyongoza muri Ndahabire. Aramwiyongoza pe, aramwiyongoza, ibyo bimwe bya danje. Rero yagize gutya amwisabira nyine umuhungu we, ariko mu buryo bwa joking niko yivugiye ati mbaganira, ariko Perezida Paul Kagame arabireba araseka. Icya kabiri yamusabye ni ugufasha abanyatalenti muri sinema nk'uko abanyamuziki bafashwa. Ati gute? Yavuze ngo abakinnyi ba filime ibyo babona ntabwo ari byo bagomba, kubera ko akenshi na kenshi usanga abapromotingwa bahabwa ubufasha cyane cyane, ugasanga inkunga nyinshi ziza zijya mu bahanzi abaririmbyi, ariko abakinnyi ba filime ugasanga nta kintu babona. Agahugu n'umuco wako, ari uzarebe nko mu bindi bihugu ikintu kitwa sinema, uzarebe nko mu Buhinde cyane cyane ibihugu byateye imbere, mu Buhinde ugasanga Amerika, ugasanga Philippines, Korea, Ubushinwa, ugasanga igihugu nka Portugal, ugasanga n'ibindi bihugu bigiye bikomeye cyane cyane, usanga bateza imbere sinema, ugasanga abahirwe cyangwa se igihugu kigufata amafaranga yacyo kikayashyira muri sinema, cyane cyane igihugu cy'Ubuhinde bubaha ikintu cyitwa filime. Filime ni nk'umuco, kuko buriya mu Buhinde mbere yuko bafata filime bakimara kuyishyira ku mbuga nkoranyambaga